ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri films zacu turabakunda cyane kandi tubahoza ku mutima. Patrick ngo bimeze bite? Umeze fresh mwigisha ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Epic Media TV. Ibintu bimeze neza cyane ni bombastic Nyarugenge. Umukobwa wanjye yongeye ngo arakubitwa. Umukobwa wawe wese Teta sana. Teta namugize nk'ingoma y'abaporoso. Nabonye video ya Teta. Umwana w'umuhungu bita Chaga ngo yoze n'undi ngo muri yari umujyanama wa Good Life. Nabonye amukubita ikinempfu. Ako Teta niwe bahora bari baka buri munsi. Umwana mwiza. Uretse gato Patrick ntago bashobora gukubita ubugira rimwe kabiri ubugira kabiri tafite amakosa ubugira gatatu buriya none bidafatwa na za video byumva ari byinshi. Teta ashobora kubona we hari ukuntu adashobotse none ikibazo cye afite n'umudomo avuga byinshi agira gute ubwa mbere baramukubise ngira ngo urabyibuka aramukubita mu girinete abantu baramubwira ati noneho icara mu Rwanda urera abana biramunanira asubira yo Rwanda wizo ko ntari umwana mubi ezo tumigabo ko kwese nabonye bakimara kumuri batabene kara kageni nawe yahise yandikishwa kuri Facebook nabibonye avuga ngo umuntu ngo gukubita ngo umugore wanjye kandi nawe amukunda aheza mujyana mu nyiko nawe atarazijyanwemo ariko wizo busasigaye arakennye cyabuze nabonye hano ari bahagaze tubuke ngo bigitangaza kugira ubukwe uzatwara mu miliyoni 400 uretse gato nkubwire z'amashiringi uretse gato nyine nkubwire kugira ubukwe hari umukene ukora ubukwe uretse gato nyine nkubwire Nyarugenge saba ahubwo nibasigaye bategura ubukwe ngo kugira ngo bazatwererwe none twigeze kuvuga bwa umukobwa ya group ya kabiri nirashingwa ya group ya oya uva ubwiza kuri genda narahiye uretse gato ubwiza kuri ngewe nararahiye ibi bintu mvuze kandi sinakongera kubisubiramo ngiye ko muri recording nibyo ni kukubwira nyine kirazira kikaziririzwa sinabikora kuko nabihanirwa ntanabifungirwa n'Imana ntiyabyemera kuba natwerera mu bukwe ntizeye neza ko bushobora kuzaramba. Neza ugurirwa n'iki nibwo bukwe buzaramba ngewe ngira detector ngira mu maso yanjye kuburyo ko tubukwe hano muhayemeza hareba abantu babiri nkadamane bakwaje kino ngo gutwerera ntwerera ibikisi nuko ngira detector yanjye nkweshe abanisha ahanga nta kintu kirimo nta kintu kirimo nakubwira abantu ngewe nzi neza hani Nyarugenge Safi Madiba na Judith ntago batwerereye Patrick batuje kujya mu miryango y'abandi wambabarire mu miryango y'abandi naje ni wowe uzanye Safi yego nabonye ngari Nyarugenge Kigali ejo nafite ejo bundira sinibuka neza umunsi mukabari ka mukubiti sinibuka neza mukabari ka mukubiti Madiba ariko dore byansekeje cya Madiba inkuru nabibonye kugenda ari uzigenegezanye Madiba naze ngo aje gushaka umukunzi oya ni sawa cyane ni gusubye n'ibintu bya mano uzi impamvu se ni sawa cyane ariko uzi Safi Madiba kigere Kigali yavuze ko ari gushaka umukunzi mushya ubujya niyo mu mano yase ntabuzo barimo baraganira muri no minsi abadiaspora bose ko bayizeye Kigali bafite amadolari 3,000 by'idolari wamanukanye se mu ngore ngewe ikintu cya mbere nirinda Patrick urabona ngenda cyari umunyeshuri nirinda kuba namanuka hanga nigeze umuntu mu diaspora kuri ubu ngubu ndimo igitabo cyawe kitarangira none ndimo ndasoza ko umwaka ushize buriya nuko utabizi Mungu yarasibi nago nunguwe ubwenge bwose bwinshi urumva ko nafite akazi kenshi cyane ntago nabasha kuba nabona umwanya wo kuba najya gukora ibizami ngira ngo urabizi ko nanarwaye burangira njya nkunda kurwara amibe cyangwa igikoko njya nkunda kurwara indwara muri testicule testicles byari byo testicles akoko yumbaza ujya ngo baza abahungu batasomye umuhungu batasomye se nindi bwo ngo nawe mvuze tugaruke no kwangwa rukundu detector no ikintu cyambere kurwo uko utabutwerera ikintu cyambere cyambabaje buriya Patrick yego hani Nyarugenge nagiye kora mbona buri muntu wese asigaye arigize umusesenguzi na Safi twari tuzi nk'umuhanzi
uraho nyine Safi yari umuhanga sigaho umva gato Safi niwe muhanzi wabaye muri groupe uririmba neza wabaye umva nyine gato Safi Madiba umva nyine gato mubwire mu bahanzi yewe nabashije kuba napinga nkaba ntaremeraga impano yabo mu yashize yashize kuri momo umukena Safi afite amafaranga Safi afite amafaranga za Canada afite inzu nuko nanjye guhita mvuga ibintu uburyo yagiye ariko ngira ngo namwe mwarabwumvise nko yajyanywe n'umugore yajyanywe na Judith kandi bavuze ngo bari barashakanye barabanaga nyine nuko ushobora gushakana n'umuntu inaha tuvuge nkawe ushatse kubiha imvugo nziza inyito nziza uravuga ngo barashakanye barimuka yego ariko nta muntu wajyanye undi ahubwo wego kubizira kandi bisubiremo uvuze ko ngo yajyanye nkawe ushobora gushaka mu diaspora akaza akakujyana yewe biragoye cyane kuko ndumwe mu bagabo bihagararaho ntabwo nshobora kujyanwa n'umugore kirazira kikaziririzwa nibikanabe ntabwo akunda no mu diaspora ntabwo bishoboka mbaza kritere z'abakobwa ngenderaho ugenda kukikunda ni ukuvuga ngo kugira ngo ngiye nguterete yego ugomba kubura umukobwa utagaragara kuri social media navuze ko utatereta umukobwa ageze kuri kamera ni ukuvuga ngo narakubonye kuri kamera n'umunsi birangiye ikindi kandi iyo uri umukobwa utazi gushaka amafaranga utari umukozi kereka ngiye ngusambanya gusa ikindi sibyo yego iyo ubona kuri telefone cyane ubona kuri chat na call cyangwa oya uzi impamvu se nta muntu uri muri ibyo bya chat yakwereka utwenda twisa akwereka Chris Brown akakwereka Chris izi surface Junior Gitiro ntabwo umukobwa ashobora kuba yakubaka urugo urukumva uwo mukobwa ntiyabona umwanya wo kwita ku mwana mu gihe arimo arakambakamba so patiri ngenda kuri criteria nyinshi cyane kereka wenda ndamutse cyakora wenda ndamutse mbonye nk'umwana uvuye muri kuva bimunaniye nyine iby'ikimanseri uwo ngo nagikoragura direct bafite umuco bariya bafite na kirazira nyinshi kandi yes niyo nkubwire kandi no bafite ubwenge none buriya kugira ngo nzashake umugore utarize byagorana ntibyanabaho ko umuntu atarize nkamushaka ntabwo ari amahitamo y'umuntu oya yewe nta rwose ntabwo umva nyine mbase nkubwire wowe ibi byo kuvuga ngo ngiye ngo nize umwuga activity ngo ukora amacapati nibira ntabwo nshobora mwarize activity na hoteleri oya none hari n'utundi tuntu njya kumva ngo umuntu araje aravuze ngo ngiye ngo nize tourism ngo nize ngo hege meg nibura umwana w'umukobwa nshobora gutorera gato yego mbwira wenda basi urumva ngo nibura wize titis bwarimo teacher training aho ngaho ko mpita ni aho nibura uwo mwe pas de problème ça marche urumva uzi impamvu se nawe saa 2 za mu gitondo bavuza kadende yagezeyo Nuko ntabwo nshaka umugore utinda mu buriri bavuza akadenda ari nimwe batangiye kwitegura nibyo nyine nkubwire ntabwo nshaka umugore uryama kandi numva n'ubwonko bwe buhora bukora ari igisha imibare yavuye muri ST yavuye muri ST yagiye muri morale physique urumva rero aho ngaho nibura napfa gutorera cyo kumva ngo ugiye ngo nize tourism ngo noneho ngo hari abazungu baje bavuye ngo urumva baje bavuye mu Burundi ngo twaragira ngo tuzabafate ngo tubatembereze Nyungwe mukagera ubwo amafaranga ari mikije ko mume ngo gasigaye kavuga nk'injugu kubera zira triple se nibyo zikora shabyihorera ani nyarugenge ntago yabyoroshye mwana ariko ikintu cyo turimo gushaka n'ibintu byo kwitondera oya byo gushaka byo ko cyera jambaza papa sava ko afite amafaranga ko afite izina ko afite aburi kingo ashaka warasanze ari umuhanga aho yizo bwarimo oya byo gushaka byo ntago ari byo kwirukanya wibeshye ukuhubukaho gato uricuza tujya kumva tukumva wenda ngo wakoze amakosa yo gukubita mugenzi wawe
cyangwa yo kuvuga ubusa. Ariko ikintu kirimo ni kimwe generasiyo ko zigenda ziza. Ariko ibaze kugira ngo noneho ngubu umugore asigashwana n'umugabo warishakiye nk'umwana w'umukobwa nka Jackie murashwana gato mu gitondo agatakoresha press conference ya kamera 40 arimo aranirahira ngo ndakagira gute uwo mugore. Iyo niyo monde turimo turakana. Niyo mpamvu utashaka umuntu wagiye kuri YouTube cyangwa kuri kamera. Ntago bishoboka ntabwo ngo kikanaziririzwa. Mukabiganwa n'amategeko se. Ngewe nabihanirwa n'amategeko. Wese kugiriwe. Naho uzagukunda. Ngewe nta kibazo. Patrick. Buriya kera yego twiga abahungu wakoraga wenda nk'ikosa ryo gutera inda nta n'ikintu mu rugo bagutwaraga cyane. Ariko reka umwana w'umukobwa yizane mu rugo nibwo bitaga ngibara bahitaga babyita ibara. Siziri muri byumva cyane kuba imuteye ari mu gasozi n'abagiye habaho ijambo ritari ryiza bakoreshaga kera byaba ari abana bavuka kuri yasa bakabita ngo runaka ngo yazanye yakizanye mu rugo. Siziri mu byo bavuga iki kiza genda gakeje uragira ngo bazampamagare nanjye ariko yaga bivugitse nabi nibyo nkubwira. Urumva rero umuntu muri ushwana agahita aterekaho kamera akitereka arayiva. Dr Murangira nabivuze neza ngo ugakoresha press conference nta kintu ugiye kuvuga ubusa. Ariko abanyamakuru nabo basigaye bahamagarwa muri Ako se barana abanyamakuru Patrick we nagiye nkubwira inshuro nyinshi ntabwo ujye nyumva barana abanyamakuru cyangwa n'abantu ba YouTube barahonga muri bafite dukamera n'uducana urabita abanyamakuru. Ikirere cyadusize nibaza ko cyarimo reka tuvuga ubusa n'undi mu minota ngo ikirimo. Ntabwo njye mvuga ubusa gusa jewe inama nkunda gutanga nimwe Patrick unze kubwira abantu ati mugerageze mwigengesere ndetse mubane mu mahoro munavuga ibibaze ndetse binari mu bwenge. Ni na mpamvu rimwe na rimwe ari abantu njya kumva nkumva basigaye bavuga ngo runaka yavuze nanjye ngiye kujya kwitereka musubize ugasanga avugemo ibintu bitagakwiye kuvuga. Ariko se hari ibintu nsigaye mbona bidakwengera ngo ubu turimo turavuga ubusa turi kuvuga ubusa. Hano byahinduye isura nagira ngo turi hano byahinduye isura tujya kuvuga mu bintu bikomeye cyane. Ariko umuntu asigaye atandukana n'umuntu kumvaje kuvuga ibintu byose n'imyenda y'imbere ko yambaraga kwisa ibyo muco waje uti kugeza nubwo umuntu avuga ati yewe rwose ntago bajyaga bampamya cyane. Undi nawe agatanya kuvuga uburwayi ngo umuntu yari afite ngo bw'imitezi n'ibiki. Mimi niko mimi ibintu byaje mwebwe wenda b'abakobwa mutubwira igipimo gipima ko umuntu yanoze n'amasangaje. Ariko mucyo ugenda we nta muntu urakunoza uranoga Mimi baramunoza ibyo bintu byo gutandukana n'umuntu gatanye kuvuga amabanga y'urugo ngo ntiyakunoza ibintu bundi koko ubundi ngerageza no byo kunoga wikoresha ku isombe n'ubundi isombe ni yanoze cyangwa se fu y'imyumba none niba bitangiye kugera mu bantu ngo hagati y'amaguru ni yanoze. Ari ikibazo gikomeye cyane nane nzi ko cyabo yajyaga gusekura nk'ubunyobwa n'ubundi bwanoze. Ariko nanone tunenge umugabo bita Steve nawe yakoresheje imvugo itari nziza. Sinzi nimba warajya kujya mu maguru y'umuntu ushobora kubyuka mu gitondo ukavuga ngo wamusanganye imitezi nkaho utahitse yandura ko tuzi ko iriya ari ntuza iriya ni indwara yandura ni maladie contagieuse sinzi ukuntu babyita. Ariko gusa zabarirwa muri MCT maladie sexuelle transmissible wazumvishe ni indwara nyine zo transmitted ku muntu runaka. MCT ni kumuri kera twabyitaga ababizi nyabo tw'abantu bize za biology tubyibuka cyane. So no kuvuga ngo wa mugana umuntu n'abayibyinda mu gitondo ukavuga nk'ibyo bintu nanone nta bumuntu burimo no bunyamaswa. Nagira ko umuntu nawe abayimenye inda nawe sinivuze ko umuntu arwaye mwari kumwe nawe ubwo urarwaye umva ko wamugana ari ibintu abantu bavuga bagira ngo barimo baratwika ibintu byitwa views. Agatwiko abo n'agatwiko buriya agatwiko k'abantu bano bantu bitwa ngo nabahanzi cyane cyane bano underground bo biyambura ubumuntu ngo kugira ngo just abantu bamumenye. Ariko se abantu barakomenya uri muri yambura ubumuntu biraza kwinjiriza icyo nyuma yo kwiyambura ubumuntu. Ntabwo waryo umuntu atangira nabi sore wenda kubivugira kuri Joker ariko jya kubona ko umurongo yawutangiye nabaza kugenda asa n'ugorora ariko iryo tangira ribi wagize bago umwana afira mu iteruro usanga nyine abantu bamaze kumudekarara nyine tugana ku musozo bamaze kumudekarara nk'umuntu nyine wambara ubusa
tugira agaciro kawe ari n'igihe nubwo wabikosoka ukajya wambara nk'abamanseri ka kantu kaba kakiri mu mitwe y'abantu ariko Jack aracyari umwana muto kuba yahindura gahunda ni ibintu byoroshye cyane ibintu byoroshye cyane icyo nari mvuze ko tubikomeje gukora abahanzi bashaka kuzamuka urashaka kuzamuka ariko winjiriye ku nkuru mbi muhungu wawe wazamukiye ku nkuru ya Kalifani usanga ariyo munsi bakomeza kugenda bayimwibutsa ariko rimwe itangira iyo ribaye ribi rego Jack nibyo aracyari umwana mutoya biranashoboka wenda ko yanahinduka n'ibintu binoroshye cyane birashoboka cyane ariko iryo tangira wagize ribi rikakwafekta no muri future yawe yego so ikintu kimwe twabwira abantu ni kimwe mwoka byaramwe ba YouTube bagenzi bacu tugerageze dukora ibishoboka byose inkuru nk'izi ngizi tuzirwanye tuzihashye kandi turakora content nziza zishobora kuba zaduza amafaranga tutarinze gukora content zitarimo ubumuntu na buke ngayo nguko rero ngibyo mwakoze kudukurikirana kwa natwe reka dusubire buta